twongeye kubasuhuza tubifuriza igicamunsi cyiza, tubifuriza umunsi mwiza w'amahirwe, umunsi w'umunezero, umunsi wo kwishimirwa n'Imana, umunsi wo gukora ukaronka, Imana ibaha umugisha. Turagushimiye wowe wakoze subscribe, tunagusaba tunagukangura kugira ngo ukomeze ushyireho comment ku biganiro byacu kugira ngo tubashe kugira aho Imana ishaka ko tugera tutagize uwo dusitaza mu nzira. Tunagusaba kugira ngo ukore share kugira ngo dukomeze twamamaza ubwami bw'Imana. Ubutumwa bw'Imana ntabwo ari nge, ntabwo ari Dieudonné wabuhamagariwe gusa, ahubwo n'abantu bahamagawe n'Imana bose bategetswe gukora umurimo w'Imana nk'uko yawubahamagariye. Amen. Tunagusaba wowe utarakora subscribe kugira ngo uyikore, Imana iduhane umugisha. Amen. Tudatinze rero, reka muri kubona imbere ya kamera dufite umutumirwa. Amen. Reka tumwakire abasuhuze, tunamusengera Imana atugezeho icyo Imana ashyize ku mutima we kuri uyu munsi wa none, aje kutugezaho ku isaha ya 9 TV. Amen. Reka dusenge Imana tumwakire. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, turagushime turaguhimbaje kubw'uyu munsi wa none, wongere kutugira icyizere, ukadutoranya ukaduhamagara kugira ngo tube imbere yawe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Mwami rero turagushimiye ko uyu mwanya wa none wongeye kudutekerezaho, Mwami ukemera ko tuvuga ijambo ryawe, ko twamamaza ubutumwa bwawe, izina ryawe nirihimbazwe. Rero tumwakiriye ntaba ari we, ahubwo izina ryawe ari ryo rihabwe icyubahiro none n'iteka ryose. Amen. Imana igumugisha. Nakoze cyane, ndabashuhuje bakunzi b'isaha ya 9 TV, bakunzi b'Imana, nshuti z'Imana, bana b'Imana, amahoro y'Imana n'abane namwe. Amen. Kwizera kwawe uko ariko kose ndagushuhuje, gira amahoro y'Imana. Haleluya. Amen. Amazina nubise Imana Dieudonné, kubatanzi abantu umugabo babonye ibiganiro byanjye bya mbere nababwiye ibyo nkora, ndumva none hatarimo wakurishiramo kubw'umwanya. Haleluya. Amen. Rero mbere yuko mvuga ijambo ry'Imana, ariko mbanze mbabwire iyerekwa rimwe Imana yampaye kandi rirakomeye. Nagiye kubona mbona Imana inyeretse amagambo ane yanditse ku ijuru. Ayo magambo ane sobanuza Imana icyo yavugaga, kuko nari ntasobanukiwe n'urwo rurimi yari yanditsemo. Senga nyasobanuza Imana, ngiye kumva numva Imana irambwiye ngo nitwa Ndiho. Irangije irambwira ngo ndi umugome kandi ntari umugome. Irambwira ngo nteye ubwoba kandi ntateye ubwoba. Ngo umuntu nashaka kunkorera ngo yere kureba uko abantu bamufata, wowe ngo ugende uko Imana ishaka kugenda gusa. Irongera irambwira ngo niyo yimika abami ikimura abami. Irambwira ngo yica ushaka kandi gakiza ushaka. Haleluya. Haleluya. Rero reka dusome amagambo y'Imana ari mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere. Pawulo ubwo yabwiraga itorero ry'i Korinto. Dusomere, turasoma Abakorinto ba mbere, igice cyaho ni icya mbere, turahera ku murongo wa 18, turasoza icyo gice cyose duhereye kuri 18. Amen. Dusome mu izina rya Yesu. Amen. Mutwe w'amagambo avuga ngo uburyo ubwenge bw'Imana bunyuranye n'ubw'Imana, bunyuranye n'ubw'isi. 18 haravuga ngo ijambo ry'umusaraba, ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu. Ngo ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana, kuko byanditswe ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa. Haleluya. Amen. Ahangaha Imana ima aya magambo yari yabanje kunyereka, inyereka abantu bariho bagenda bacika intege, ariko noneho iza kumbwira ngo na Amerika nayo ubwayo yabuze igisubizo. Iramaza ngo none se ubu ngubu niba ubwenge bw'isi buhari, noneho ko ndiya mwabuze icyo mukora, umwaka nturangiye, iki cyorezo gihari, ko mutagize icyo mukora muri abanyabwenge. Haleluya. Haleluya. Mfashiye ndi gusenga rero nibwo Imana yampaye aya magambo. Komeza usome wigira hepfo kugira ngo ntaza gutinda, kuko hari ibintu byinshi Imana yambwiye kubabwira nshaka kuza kubabwira.
komeza. aravuga ngo mbese none umunyabwenge ngo mbese none umunyabwenge we ari he? umwanditsi ari he? niba muzi ko hari abanyabwenge bari hehe ku isi yose buze umunyabwenge, kuko icyo gihe Imana yarambwiye ngo na Amerika ubwayo buze igisubizo. none se uwandika wari hehe none? komeza. ngo umunyampaka wo muri iki gihe ari he? abanyampaka muri iki gihe bo bari hehe? ubwenge bw'iyi si Imana ntiyabuhinduye ubwenge bw'iyi si bwose ntibwahindutse nk'upfu. nta munyabwenge uhari. nuza gusoma muri Yesaya muri 24 uraza kuhasanga amagambo akomeye ngo ibizaba ku mutunzi bizaba no ku mukene, ibizaba ku ukomeye bizaba ku woroheje. uze kuhasoma urebe ibi bihe duhagazemo nona kuko byaranditswe. ibizaba kuguriza bizaba no kuwugurizwa. komeza. kuko ubwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. bivuze ngo kumenya Imana ntabwo bizanwa n'ubwenge bwo mu isi. bivuze ngo iyo uri umunyabwenge warize amashuri menshi ukaminuza ntabwo ubwo bwenge buhesha kumenya Imana. iyo uri umunyabwenge warize cyane ukaminuza ntabwo buhesha kumenya ubwenge. Haleluya. Amen. Amen. ngo Imana yishimiye gukirisha abayizera. Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. komeza. ngo dore Abayuda basaba ibimenyetso. naho abagira iki bo bashaka ubwenge. bagashakashakisha ubwenge. bivuze ngo abakristo cyangwa se Abayuda cyangwa se abantu bamwe baravuga ngo dukeneye ibimenyetso byerekana ko ari Imana, dukeneye ibimenyetso bigaragaza ko ari Imana koko. ngo ariko abandi bo bamwe bakavuga ngo twe tugiye gushakashakisha ubwenge. baravuga ngo twebwe ibyo by'Imana ntitubyumva, reka tujye kwirebera ubwenge bwacu. Imana nabwira ngo genda shaka kubikora nyuze mu bantu banjye ngo hoye Imana ntibaho, reka dukoresha ubwenge bwacu. ngo ariko twebweho tubabwiriza ibya Kristo. ngo ariko twebwe abahamagawe n'Imana, batoranijwe n'Imana, abakristo, haleluya, abizera Yesu Kristo umwami n'umukiza, tubabwiriza ibya Yesu Kristo umwana w'Imana wapfuye, uwabambwe ku musaraba akazuka ku munsi wa gatatu. uyu munsi akaba yicaye iburyo bw'Imana. ngo uwo ku Bayuda ni ikigusha. uwo nguyu abantu badakijijwe, uwo nguyu abantu batubaha Imana, uwo abantu batamwizera ni ikigusha kuri bo, ni igisitaza kuri bo. ngo ku banyamahanga ni ubupfu. ku banyamahanga ni ubupfu, baba nibanze kumvira ijwi ry'Imana ni ubupfu. ngo ariko ku bahamagawe n'Imana, Abayuda n'Abagiriki, b'Abayuda ndetse n'Abagiriki ni Kristo. abo ngabo ni Kristo w'Imana. haleluya. Petero bwageze ngo ni Kristo w'Imana. haleluya. komeza. ngo ariko we mbaraga z'Imana, ari we mbaraga z'Imana kandi n'ubwenge bwayo, akaba ari n'ubwenge bwayo. kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge. Imana ishimwe cyane. haleluya. ibyo wita ku Mana ngo ntibishoboka, ibyo wita ku Mana ngo ntabiriho, ibyo wita ku Mana ngo ntabweye, ibyo wita ku Mana ngo irahindagurika, Imana ntihinduka. ubupfu bw'Imana buruta ubwenge bw'abantu batuye mu isi bose. uzenguruka isi yose ubwenge bw'abanyabwenge, ubupfu bw'Imana buraburuta. Amen. ngo kandi intege nke ni ijambo ry'Imana. ngo kandi intege nke z'Imana zirusha abantu imbaraga. haleluya. aho wita Imana ko ari intege nkeya, aho wita Imana ko ari gusezerana ikaba itarabisohoza, urishuka cyane. ngo kuko intege nke z'Imana zirusha abantu imbaraga. ibyo wita intege nkeya z'Imana, kuko ariko ngo kuba nyantege nke ziyerekana nk'inyantege nkeya. haleluya. bivuze ngo irashaka ngo ugire imbaraga kugira ngo yerekane nk'inyembaraga. kuko ku bagoramye yiyerekana nk'ugoramye, ku bigoryi yiyerekana nk'ikigoryi. niho yavuze ngo numbesha kukijijwe nanjye nzakubesha ubugisha, nzabayobesha kubasheshenga. haleluya. komeza. ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data. zirikana uburyo buhamagawe, zirikana uburyo Imana igushakamo, zirikana uburyo Imana ishaka guhagararamo. haleluya. witwirara wigenda uko ushaka ngo mfite amafaranga ejo uzayabura. haleluya. kuko Imana yarambwiye ngo nimbwira abantu, ejo ndagiye kubona mbona Imana inyeretse igiti kirekire kirakura, igiti kirekire ngiye kubona mbona havuyemo urubuto rumwe rugwa hasi. ngiye kubona mbona Imana yaje cya giti izanye umuntu afite ishoka mbona aragitemye. amaze kugitema cya giti mbona arongera agakwa bwa kabiri atema ikindi giti kigufi cyari gisiga. haleluya. mbona arongera nanone atemye nanone cya
kukuvana muri uwo mwanya wari urimo. Haleluya, Amen. haleluya. Imana irambwira iki cyorezo kitarazi, irambwira ngo impamvu kigiye kuza, igiye kumanura abapasiteri bishize hejuru banze kumvira ijwi ryayo. Nimara kumanura abapasiteri izinjira mu bayobozi. Nyemera niba uri umuyobozi ukaba uzi ko wahamagawe n'Imana, ukajya muri uwo mwanya warubahaga Imana, ukaba yarabivuyemo, ukaba uri kurya ruswa, ukaba uri kubangamira abaturage, ukaba uri guca intege abantu, ukaba uri kwirinda gukora ibiteye isoni. Ejo muri Imana yarambwiye ngo hari microchip 3 ngo ziri kumuha Imana bashenye. Izo microchip nizo ziduteje umuraba, nizo ziduteje ibyago. Haleluya, Amen. haleluya. Bene data babara dufatanye ibihe dusenge, kuko urugamba rurakomeye kandi nibo batuzaniye umuraba, nibo batuzaniye amakuba. Umugaragu w'Imana avuga ijambo rikomeye. Haleluya. Aravuga igihe Imana yabwiraga Aburahamu ngo igiye kurimbura Sodomu na Gomora, ngo Aburahamu abaza Imana ngo mbese Mana ugiye kurimbura abantu bakiranuka ubarimburane n'abakiranirwa. Haleluya. Ngo Imana yamubwira ngo nabuze umuntu mwahagarara mu cyuho. Avuga ijambo rikomeye cyane. Aburahamu aravuga ngo none se Mana ngo habonetsemo abantu 50 waharimburira ngo ntabwo naharimbu. Haleluya, haleluya. Komeza usome hepfo. Ngo yuko ab'ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi. Ngo yuko ubwenge bw'abantu n'ubwo ngo abanyabwenge bahamagawe ntabwo ari benshi. N'abakomeye bahamagawe. Abakomeye bahamagawe n'Imana ntabwo ari benshi. N'imfura zahamagawe. Imfura zahamagawe tumaze kwimika ijambo imfura, ariko twimuye Imana yaremye imfura. Ngo ari imfura zahamagawe ntabwo ari nyinshi. Haleluya, Amen. komeza. Ahubwo Imana yatoranije abaswa. Ahubwo Imana yatoranije abaswa, ibyahishwe abanyabwenge. Haleluya. Yarebye ihamagara abaswa, itoranya abaswa bo mu isi ikoze isoni kugira ngo ikoze isoni babandi bigize abanyabwenge, kugira ngo ikoze isoni babandi bavuga ngo nta Mana ibaho, kugira ngo ikoze isoni babandi biruga babangamira abandi. Haleluya. Reka baze asaba umuntu wese by'umwihariko uziranye n'umuntu ukorera Nyabugogo, uziranye n'abadaso bakorera Nyabugogo, uziranye n'abanyerondo bakorera Nyabugogo, uziranye n'amanyekozi ukorera Nyabugogo, ubasengere cyane. Haleluya. Kuko njabo n'Imana yabishuriye daso za Nyabugogo bagiye gutangira kubafunga mwese kubera kurya ruswa. Nabonaga bariho bakira amafaranga nk'aho umuntu wamuhereje 5. Mbona haje umuntu, mbona arabafashe babandi bamaneko babambitse amapingu, mbona daso babambitse amapingu. Bivuze ngo ni muye maso mureke ibintu byo kwirirwa muri rya ruswa. Ntabwo muri mu mwuka w'Imana. Umuntu uri mu mwuka w'Imana ntarya ruswa, akora icyo ashinzwe. Haleluya, haleluya. Komeza. Ngo kandi yatoranije ibinyantege. Kandi yatoranije babandi bafite intege nke. Bamwe babandi bari hano mu isi mwirwa musuzugura, abo bari ku muhanda birirwa bavuga Imana mukirwa mubasuzugura. Imana yabwiye kwija kumanura icyama. Imana rero kumanura mu bigiye kumanura, ukabanza ukisuzuma ukareba aho wari uhagaze. Niba uhagaze hadakwiriye ukongera ukagarukira Imana. Imana ni nyembabazi, Imana ni nyarukundo. Ubwenge bwawe ntabwo bwahinyura imigambi y'Imana, imbaraga zawe ntabwo zahinyura umugambi w'Imana, ntizahingira gukomera kw'Imana kandi ubwo wayinyeganyeza. Kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo gukiranuka gukizwa ni inyungu zacu ntabwo ari iz'Imana. Emerera Imana. Haleluya, haleluya. Ejo bundi nagiye kubona mbona Imana impaye iyerekwa rikomeye cyane. Haleluya, Amen. Nagiye kubona mbona nari ndi ahantu ndi kumwe n'abagabo babiri, ngo mbona umugabo umwe afashe telefone yanjye, amaze kuyifata iyo telefone yanjye ngo genda mukurikiye, mbona abanyambitse ijire, ngo ngeze hepfo muhura n'umupolisi. Uwo mupolisi aho ngaho yarari. Haleluya. Uwo mupolisi aho hantu yarari noneho yari afite imbunda, ariko mbona ntiyambaye agapfukamunwa. Mbona nanjye ngaho ndi sinambaye agapfukamunwa, ngo mbona turabisikanye. Ngo ngeze hepfo ngo sanga hari abantu benshi, sanga hari ahantu hari urutoki. Urwo rutoki sanga hari umuntu wahapfiriye, sanga abantu bari kumunyuraho, nta n'umuntu n'umwe umwitayeho, nta n'umuntu n'umwe ukuvuga ngo uyu muntu yapfuye, ahubwo sanga imbwa niyo ihagaze hejuru ye. Haleluya. Mbaza Imana iby'iyo mpamvu uwo muntu yapfuye imbwa akaba ari muri hejuru. Imana irambwira ngo tugiye kwinjira mu gihe uburyo umuntu azajya ahura n'ikibazo ntiyagire umuntu n'uyu n'umwe umwitaho. Haleluya. Ngiye kubona mbona abantu bari mu modoka, nkabona umuntu ari haraza arabicira kuri vola, nkabona abasize bapfiriye kuri vola. Imana irambwira ngo Satani yarahagurutse kugira ngo arwanye ubwoko bw'Imana, kugira ngo atume abantu badahinduka, kugira ngo abantu babe ibyigande bave ku Mana.
ngo mvuye ahandi wa muntu yapfiriye ngo ndazamuka ngeze hejuru mu mpinga z'umusozi basanga abagabo batatu, umwe yari muremure cyane ngo ndabasuhuza, maze kubasuhuza ngo uwo muremure anyereka inzira anyuramo, ngo ndagenda ngeze imbere basanga abantu b'urubyiruko babakoresheje imirongo. Haleluya. Njyewe urana y'umugeni agiye gutambuka ukuntu abamwambare mwahagarara hano abandi hano, urwo rubyiruko ngiye kunyuramo hagati muri bo ngo mbona hamwe bariho baribyinira ibintu ntazi ibyo ari byo, mbaza Imana ibyo ari byo icyo bisobanuye, irangira ngo ni urubyiruko ngo ibyo muri gukora ntabwo ibyo mwakagombye gukora, ngo muri gukora ibitandukanye n'ibyo Imana ishaka ko mukora. Ngeze imbere nanone nsanga hari ahantu hari ubwiherero, ubwo bwiherero nsanga hari robine. Iyo robine yari imanuka ikagwa ahantu mu mwanda, mbaza Imana impamvu iyo robine yagwaga mu mwanda, numva umwuka w'Imana arambwiye ngo impamvu iri kugwa mu mwanda ngo Imana ijya kumana umugisha mu isi, igasanga turi mu byaha, igasanga turi gukora ibiteye isoni, igasanga ntabwo turi guhinduka ngo duhagarare uko ishaka kugira ngo imanure umurinzi n'umugisha kuri twe. Haleluya. Ngo ngiye kubona mbona aho ngaho iyo robine yari iri, mbona ahubwo iri guturuka ahantu mu bitaro. Haleluya. Ngiye kumva numva umuntu arambwiye ngo ibi bitaro ngo birafungwa mu kwezi kumwe. Haleluya. Ndakomeza nasenga mbaza impamvu y'ibyo bintu, ngo mpindutse inyuma yaho nari mpagaze babona umudamu. Uwo mudamu yari yambaye ikanzu y'imbere nabonaga ari nk'ubururu, ariko yambaye itaburiya y'umweru, yari afite ikaramu n'igitabo ari kwandika. Ni nawe wambwiye ngo ibyo bitaro birafungwa mu kwezi kumwe. Ngo none ngiye kubona mbona ibere rye ry'ibumoso amwene hano gutya ntabwo ryari ririmo, yari yarikuyemo riri inyuma. Mbaza Imana ngo mbese Mana biriya bintu ushatse kuvuga iki kubera cy'umubyeyi nkuriya yakuyemo ibere ikaba rigaragara inyuma. Ngiye kumva numva umwuka w'Imana arambwiye ngo hari abantu bamwe bicaye mu ntebe bazi ngo bamaze kugerayo, ngo ariko bagiye gushiduka bagasanga bari guseba. Haleluya. Wa muntu arampindukiza anjyana inyuma anyamagarika ahantu ku gasozi hejuru. Ngiye kubona nabonaga ari mu nshezi wacu iyo ngiyo, ngiye kubona mbona anyeretse mu gikombe hakurya, ariko anyerekaga nabonaga hari amazu y'amategura. Ngiye kumva numva arambwira ngo nta mashuri ahari, ngo namwe ngo none se hariya ko hari, ngo mpindukiye hahandi amashuri ndayabona. Haleluya. Bana b'Imana fasha dusenge, dufatikanye dusenge, kuko Satani yarahagurutse mu buryo bukomeye kugira ngo akoze isoni abana b'Imana, kugira ngo akoze isoni wewe ari kuzahinduka atuma udahinduka. Haleluya. Amen. Narakomeje ndasenga, ndakomeza mbaza Imana. Muri icyo gihe ndi gusenga nakoze amasengesho yo gusenga mbaza Imana iby'iyo mpamvu ibyo bitaro n'ibiki byose ndi gusobanuza Imana. Ngiye kubona mbona Imana ingejeje ahantu mu bitaro. Nabonaga ibyo bitaro hari abo bantu bari barimo mu bitaro bari bambaye amashati y'imyeru handitseho inyuguti ya D n'inyuguti ya R n'inyuguti ya F. Haleluya. Ngo none ngiye kumva numva umuntu arambwiye ngo muganga mukuru ntabwo araza. Nsobanuza Imana irambwira ngo abamarayika ukize iki cyorezo bamaze kugera mu isi, ngo ariko Imana ntabwo irabemerera gutangira gukora ngo bakize iki cyorezo. Haleluya. 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 Bana b'Imana reka dusenge, kuko Imana yaramishuri irambwira ngo kuko abantu bari kugenda baca bugufi niyo mpamvu yemeye kohereza abo bamarayika mu isi. Haleluya. Haleluya. Ubu ikintu gikomeye cyane nashimiye Imana. Haleluya. Nuko aho Imana yamishuriye ngajya kubona nkabona hari ahantu mu ishyamba nabonaga ngo nabariho barahatera ibiti. Ngiye kumva numva Imana irambwiye ngo nyuma y'iminsi 450 Imana izatangira kwemerera abantu gukora ubushakashatsi, kuvumbura. Haleluya. Ngo iki cyorezo gikire. Haleluya. Gusa icyambabaje ni kimwe, nyuma yuko nabonaga ya minsi ngo 450 nagiye kubona mbona nyuma yaho haje umugezi munini cyane wanduye, mbona ururatembana abantu batembanwa muri ya mazi. Mbona ndabonaga harimo abahinde bariho bagwa muri amazi bapfa, mbona harimo ngenda bonaga harimo n'abantu benshi cyane nziranye nabo bariho bapfa. Ariko reka ngusabe bene data, harandiko nta kindi kirukane mwene abadayimoni uretse kwiriza ubusa ndetse no gusenga, kuko Imana yarambwiye ngo nidusenge, ngo dusabe ko Imana turokora ikaturokorana n'abacu. Imana irambwira ngo ije kwicara muri Kigali, ngo yicarane n'umwana wayo ngo igiye kuharambya. Abanyarwanda dufite ijambo rivuga ngo Imana yirirwaga hano ikarara u Rwanda. Haleluya. Haleluya. Dusarikira ko ubupfu bw'Imana buruta ubwenge bw'abantu. Haleluya. Haleluya. Nyamara ubwenge bwawe ushyire hasi, ahubwo upfukame hasi, upfukame imbere y'Imana, kuko ugiye kureba ibigiye kuba muri twebwe.
haleluya. icyakora iryo shimira Imana niba uzi ko uri umwana w'Imana, haleluya. ntabwo mvuze ngo niba uzi ko usenga, no, abasenga ni benshi ariko abakijijwe ni bake, haleluya. nk'uko ijambo ry'Imana rivuze ngo bahamagawe ni bake, ngo n'abatoranijwe ni bake, ngo n'imfura zahamagawe ni nkeya, ngo n'abanyabwenge bahamagawe ni bake, haleluya. niba uzi ko ukijijwe by'ukuri, dore ikibazo gikomeye. Imana yambwiye ko abatinganyi bagiye gutangira gusezerana. Kiliziya zigiye kubemerera gusezerana. Bamaso usenge, haleluya, haleluya. bamaso usenge, kuko Imana yambwiye yuko ikizira kigiye kwinjira hera. Umva ikintu gikomeye cyane Imana yambwiye kubwira abantu, haleluya, haleluya. bene data, abatinganyi bagiye guhabwa intebe, kuko Imana yambwiye yuko ngo bagiye kubaha umwanya bakicara, kuko bagiye ngo gutangira kubwiriza abantu, bababwiriza ko nta satani ubaho, bababwiriza ko ngo nta cyaha kibaho. bene data, ijambo ry'Imana rirambwira muri Yohana, rirambwira ngo umuntu ntabwo ko ari nta cyaha yakoze, ngo umuntu aba yise Imana inyabinyoma, ngo n'ijambo ry'Imana ribatari mu kanwa k'uwo muntu. bana b'Imana, bamaso dusenge kugira ngo Imana iturinde kandi turokore, iturinde ibi bintu byose by'ibiza, haleluya. komeza udusomere dusoze mu izina rya Yesu. ngo ahubwo Imana yatoranije abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge, kandi yatoranije ibinyantege nke byo mu isi ngo ikoze isoni ibikomeye, kandi n'ibyoroheje byo mu isi n'ibihinyurwa n'ibitariho. Imana yarabitoranije ngo ihindure ubusa ibiriho, kugira ngo hatagira umuntu wirata imbere y'Imana. niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu, waduhindukiye ubwenge buva ku Mana, no gukiranuka, no kwezwa, no gucungurwa, kugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo uwirata yirate Uwiteka. Amen, amen, haleluya, amen. ngo kugira ngo uwirata yirate Uwiteka, haleluya, haleluya. bene data, niba uzi ko wirata, irata Uwiteka, kuko Imana yambwiye ko hagiye kumanuka abantu bagera kuri miliyoni, kuva mu rwego bari barimo bakaza hasi, haleluya, haleluya. rero bene data, reka dufatanye gusenga, unsengere nanjye gusengere, kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo nk'uko icyuma gityaza ikindi, haleluya, haleluya. urugendo nta muhanga warwo. Yesu yavuze neza avuga ngo abantu babiri iyo bari kumwe, ngo umwe agasinzira ngo undi aramukangura. reka rero niba narisinziriye, reka wowe unkangure. niba wari usinziriye, nanjye ndagukangure mu izina rya Yesu. niba utari ucaye, nanjye nzanywe no kugucaza mu izina rya Yesu, haleluya. kugira ngo ukomeze ugende mu rugendo rwawe, uzagereyo amahoro. kuko muri iyi nzira turimo harimo basa n'ibarati, harimo ibisitaza, harimo ibicantege. ngaho bamaso rero, kugira ngo dusengerane, duhamagare imbaraga z'Imana kugira ngo uhabwe umugisha, nanjye muhabwe umugisha. va mu byo wari urimo, reka gusinga, reka gusambana, reka kugambana, reka guhinyuza ijambo ry'Imana, haleluya, haleluya. Imana ibahe umugisha bene data, kandi Imana ibagirire neza, haleluya, haleluya. ikintu gikuru cyane kuruta ibindi byose, Imana itubwiye ngo uwirata yirate ubwenge bw'Imana, yirate Uwiteka, yirate imbaraga z'Imana, yirate gukomera kw'Imana, yirate gukiranuka kw'Imana. Imana ibamurikishije mu maso hayo heza. wowe niba wumva wari ucitse intege, ongera wambara imbaraga. niba wumvaga wasindaga, va mu gusinda, fata urugendo tugende muri Kristo Yesu. ijambo ry'Imana rirambwira ngo ntimukanywe inzoga, haleluya, haleluya. dusomere Petero wa mbere, ngira ngo ayo magambo ni hari, haleluya. ariko ntabwo turi buhasome kubera yuko amasaha aragiye, ariko Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza. isaha ya 9 TV namwe ndabashimiye, namwe Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen. reka dusengere rero abantu mwese wari urushye kugira ngo uruhuke. wowe ubanaga nta nzira, humura, haracyari ibyiringiro ko nawe wabona umugisha, ko watabarwa n'Imana. wowe wari ufite amadene, Imana nimanuke kukwishyurira, kuko Imana yigeze imbwira ngo hari n'abantu bagujije amafaranga muri banki, ariko banki igiye kubima, ariko Imana yambwiye ko igiye kubaburanira kugira ngo muyabone mu izina rya Yesu, haleluya, haleluya. Imana ibatabare kandi ibamurikishije mu maso hayo heza. Uwiteka Imana isumba byose, urari upfana omega, itangiriro ndetse n'iherezo, ngushimiye ubuntu bwawe. abana bemeye kubaho umugisha, barushye baruhuke,
aboshe babohoke, abarwayi bakire, abona nta nzira baha inzira, abona nta cyerekezo baha icyerekezo, abari mu bukode baruhijwe nabwo reka ubatabare, abadafite ibyo kurya reka ubahe ibyo kurya, ababyiratagamo reka mwami Imana isumba byose werekane gukomera kwawe, uhindure imitima yabo mu izina rya Yesu. Dore ko wambwiye ko hari abo ugiye kumanura Mana isumba byose, ariko nzi neza ko iyo umuntu akugarukiye namugarukira nk'Imana. Ngaho bamwe barakugarukiye bumvise ijambo ryawe bahinduye imitima yabo barakugarukiye, ngaho bagarukire nk'Imana. Zina ryo rihabwe icyubahiro. Isaya 10 TV ndabasengeye kugira ngo bahe umugisha bamaze ubwami